Hello ladies and gentlemen, this is Afrimax show. Yes, inshuti zanjye uyu munsi ni uburyohe cyane kubera yuko agaseke kari gapfundikiwe noneho kapfunduwe. Uyu munsi nje kukubwira inkuru y'akataraboneka iri bukuryohere kuyumva cyane, ariko mbere yuko dukomeza please kora subscribe aho hasi ndetse kandi no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye uhita ubibona direct, ndetse usige igitekerezo hasi muri comment. Gusa ntibagirwe like, share ku bantu b'inshuti zawe. Urakoze cyane. Uyu munsi nkuzaniye inkuru iryoshye cyane mwari mutegereje muri benshi mwibazaga byinshi. Uyu nta wundi bamwita Mugisha Benjamin, azwi cyane nka The Ben muri muzika nyarwanda. Uyu yabaye icyamamare cyane, muramuzi cyane mu ndirimbo nyinshi yakoreye USA, makorabo menshi agiye aryoshye n'abahanzi bo hanze. Gusa uyu munsi icyo ngiye kubwira kuri The Ben ni inkuru y'urukundo rwe n'uwo bita Pamella Ikeza. Mwese ni ukuvuga ngo uyu nguyu muramuzi cyane, bamaze igihe kitari gito muri relationship. Gusa benshi mwibazaga iby'aba bantu, sometimes bapostingaga amafoto atandukanye ngo The Ben byagenze gutya na gutya, gusa ari ibihuha. Ikindi gihe gusa wareba kuri social media za The Ben basanga yamupostinzeho utuvideo barimo baryoshya, ku buryo aba bantu bwabo bari bafite account kuri Instagram bapostinga amafoto yabo, utuvideo twabo, urumva ko ari relationship yari biryoshye. Mu minsi ishize rero The Ben, ariko mbere y'uko nkubwira uko The Ben yajyanye na Pamella muri vacances, kambaze nkubwireho gato ukuntu bahoye. Hari igihe The Ben yari ari muri Kenya, yagiye gukora indirimbo n'umuhanzi w'umunyakenya witwa Otile Brown. Indirimbo yanakunzwe na bamwe mu banyarwanda ndetse benshi cyane n'abandi bo hanze. Indirimbo yitwa Can't Get Enough, ingiyi yarakunzwe cyane. Nyuma yaho agiye muri deal, niho yakubitanye na Pamella, nawe yagiye mu irushanwa rya Miss African Really Queen. Niho baje guhura, bagenda bacata gake gake, then nyuma birangira babaye inshuti. So uyu munsi ndakumenyesha yuko mu minsi ishize The Ben yafashe Pamella bakajya muri vacances hariya mu birwa cyane biryoshye mu nyanja y'Abahinde, mu birwa bya Sri Lanka. Niho yafashe uyu mukobwa, bagezeyo mu mazi cyane, murabona amafoto yabo aho ngaho barimo baryoshya cyane. Nibwo The Ben yaje gutera ivi atungura umukobwa Pamella, irangira amupropose, amwambitse impeta nziza cyane, urimo urayibona aho ngaho, impeta ya Diamond. The Ben yakoze agashya kataraboneka, benshi mwari mubitegereje mwibaza byinshi kuri we. The Ben mfitiye magara Meddy yashyingiwe, tweretse ikirori. Abahanzi nk'aba Platini barashyingiwe, abahanzi nk'aba JC barashyingiwe, ba Mico The Best n'abandi benshi n'ibindi byamamare benshi bagasigara batera akajisho kuri The Ben. Gusa uyu munsi nawe aduhaye icyizere cy'uko vuba aha ari butwereka ibirori. So ibintu biranejeje inshuti zanjye, abantu bose ku bafana ba The Ben ndetse na Pamella, simbukira hasi utere comment kugira ngo tubakomeze tubashyigikire cyane. So turagushimiye cyane, komeza kubana natwe. Inkuru nk'izi ngizi ni agasaga, kandi niko kazi kacu kubamenyera ibibakwiye, kubibagezaho buri munsi. So mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Afrimax show, mukora subscribe ndetse na share, munatera comment. Ciao. Hello ladies and gentlemen, this is Afrimax show. Yes, inshuti zanjye uyu munsi ni uburyohe cyane kubera yuko agaseke kari gapfundikiwe noneho kapfunduwe. Uyu munsi nje kukubwira inkuru y'akataraboneka iri bukuryohere kuyumva cyane, ariko mbere